ngo Rujugiro yatwitse ibintu yari afite. Si wamenya. Gusa abantu bose bageze ahagutse byinshi n'abyahereye iwanjye iyo bahita bazina kiri iwanjye. Ureba byakomeje bigera hirya. Uriya mupolisi arahiye kunkubita abona ndahagaze. None umurugiye kwakira hano neza noneho sasa. Hari abari kuvuga ko byaba byatewe nabo bafatishije umuntu bakiri kare bagasaba ubutunzi n'abateka ibishyimbo akaza gufatisha imbabura akongera isura kwiryana akaba cyo cyateye umuntu ubu ni ibiki we ni ibibazo bari bikatekerezo ariko ubuze ngo biri hagati cyane hagati Imana ime gukomera higira hari ibirayi n'amakara kandi hari ibirayi n'amakara niho batekera ibishyimbo bamwe bakavuga ngo ni umuriro w'amashanyarazi se n'abantu banabagamo kugenza baceka ngo nimba umuriro w'amashanyarazi waba bateye kino kibazo ariko hari hagati babamo barebe icyo babafashamo ariko niba badasanga atari umuriro w'amashanyarazi nta kibazo babafasha. Kano kanya bari kubikora nabyo byatanga igisubizo kurusha ariko ikibazo wasanga nta muzamano mu gasoko hari cyangwa ubwongoranzi kuko bamwe bavuga ko bari babagamo ariho bari batuye kereka nimba batasohotse. Akabarimo ibore rasa amazi kubita amazi nduzikora kereka niba kubita ariko cyane cyane bagiye kuzimya muze waramutse kwifasha abapfubyi bakabyina asa naho urimo waje mu gitondo mari zirimo vari dovize niyo bikomeza na hano iwanyu byari bagenda ugasanga abana mbonye mwe muri kwitandukanya n'uwo njyewe mbanje kugira ngo ni Rujugiro watwitse bino bintu si bamwe hano umuriro watangiriye no mu ibanga ahangaha ikintu ahangaha cyakenewe areba ko babakanguriye ko buri muntu wese abanza uko bakora mu gasoko cyangwa mu dusoko tugiye duciritse kandi harimo ibyateza impanuka z'umuriro bagomba kujya kwiyandikisha mu bwishingizi
sana n'umwabo imitungo ye yagiye uri bucike rero niba ufata n'umusozi cyangwa nkuko murimo kubivuga nk'abanyamakuru uzabajyamo bikanga kwa kundi nk'abantu b'abasekuruza ngo babanze birabibata ibyo hepfo uzi ko na pisto ntabwo ako sare badafunguye bakazimije ziriya zo hepfo fasha kuko nizo zigiye gufata hariya ahubwo bagabanya ubwishingizi ndazi urimo polisi mbura barekuriyemo rimwe se bamutwara da ubundi impamvu bashyiraho ubwishingizi bw'ubucuruzi ni ukugira ngo ejo ibyo byangiritse babe babasha kubyishyura ko harimo nk'uwaburiyemo ngo iyi modoka yuzuye amakara ibyo ababuremo baburemo byinshi ariko boroshye abaturage nabo ku bwishingizi bw'iki bw'ubucuruzi boroshye bagire amafaranga make wenda nk'ubu ufite miliyoni 50 bagire kapasite kereka nk'uwaye telefone bari barimo hano nta wari barengeje atari bano buri mu byuma rero nimba kizimyamoto yaje barabazimiriza iruhande rw'epfo kandi nabwo kugira ngo bazimye bibafata umwanya bifata akanya bakomeje kubyumva ko abaturage bagiye hose babyifuza cyangwa bagenda babigana ibindi ntabwo bazi icyabiteje gusa ariko inkongi z'umuriro zagiye zizamuka nabasha kubaza n'abandi wari ufitemo ubwishingizi bavuga ko nawe wari ufitemo ubwishingizi hari harimo amadepo y'amakara n'amadepo y'ibirayi n'ibitoki ibyo nibyo byangirikiye muri cyane kurenza ibindi byose aho bari bagiye kugera hari ibyuma aho bavuga ko basya ubugari ibigori n'ibindi ko bagiye kuhagira umuriro barangije guhagarika hakiri kare ku buryo bwihuse polisi yahageze iri gukora ibikwiye kuzimya kugira ngo ibindi bitabasha gufata kuko hano hari hafashwe babasha kuba bahazimya bazimije bagiye gusubira mu rugo sawa ntabwo ubwo ngubu ikibazo cyabayemo hari gahunda ashobora kuba ari cyangwa ugakora wayisizemo yawe none se ubuno waba uri umuriro w'amashanyarazi aho wabitangije hari ikintu ngubu muri nta kintu mwabwira leta cyangwa urega ko mbonye n'abakozi bari bageze bari gufata uko byagiye bigenda abakozi bari bari gufotora ngo baze gutanga igisubizo cyavuyemo nimba ari imbabura cyangwa ari abiyahura mu murongo bagiye kuzimya ari abiyahura mu murongo bari kuzimya ariko bo basohotse byatangira no ku muhanda cyangwa abo ni abarwana no kuzimya uracahe garuka uciye mu nzira abura kamera icyo wambuka akazi barabakora
aya na hano ni mu makara. aha hiya ni ahandi mu gasoko ka Karembure mu kagari ka Karembure kari agasoko bacururizamo ibintu by'amakara hiyongereyeho n'ibirayi ibintu byo kurya hari harimo ibyuma bisya byinshi cyane bisya ibintu byo bitandukanye harimo ibisya imyumbati hari harimo amadepo y'imyumbati n'ibindi ahangaha kwa kizimyamoto ikaba yageze ikaba yari iri kugenda izimyazimya ahangaha impande y'abaturage ahangaha bari kureba nimba hari ikintu runaka baramuramo cyangwa uko babibona ariko ndi bugende ngerageza kwegera abacuruzi mbabaze wenda cyaba cyateye umuriro wenda bagende batubwira twumve ibyo ari byo kugira ngo turusheho kubaha amakuru yizewe. Hano ubwo byahereye saa 9 z'ijoro urebe ko ngubu saa 8 n'igice urebe ko ngubu dushyira saa 10 umuntu wira ntabwo yasi bamwe bari gutekereza ko habatwitse n'umuriro w'amashanyarazi cyangwa yaba ari umuntu wacanye imbabura cyangwa undi muntu waba wabiteje bikaba hahiye ariko bari kuvuga ko ari umuriro w'amashanyarazi. Ndagerageza kugira ngo ngende nganira bake muri bo bagiye bacururizamo ndetse uko twabazenga ibyaba bihagaze cyangwa ukuntu batangaho ibitekerezo byabo ntabwo bari kubasha kuba babivugaho kubera ibikorwa byabaye nabo ubwabo byabateye umutima ku buryo kubyumvisha byagiye bibananira. Ukizimya turi gukora ifatanyije n'abaturage bazimya bagenda bakuraho ibintu bazimya bareba ko baramura ibyagiye bisigara. Bose wanje twakwibaza ngo ntacyo gutwara twakwibaza ngo ntacyo gutwara si umuriro wabateye iki uzamukira muri ya makara byese biza imbere byihuta. Abenshi bari kuvuga yuko ngo byaba byatewe n'umuriro w'amashanyarazi abari bo babitwitse harimo umuntu none se abo babagamo hari n'umwe wenda baba basohotsemo cyangwa nibi biri gufatwa bene birafatwa kubera n'amakara ya hano dore hano ano makara arimo bakundi n'abacuruza bamwe mu kwihangana kandi dushishikariza kuba bagira ikintu aho bidakwiye bakabishyira ku murongo. ese bari kuvuga ko n'umuriro watewe n'iki? Ni amashanyarazi. Amaze igihe kingana iki? hari icyo batubujije ese umuriro ni ndawukubye urareba ko umuriro hano muri sansiro wose ukubye nawe ukubye direct naje mutabara gusa oya hano byari kwaka byasa kandi hari no muza bacururizamo hano se baba baduzana sawa urakoze kubwa makuru y'ingenzi duhaye. Nawe uri mu bantu bari gutambuka bagenda bakomeje kuvuga ko ari umuriro w'amashanyarazi watumye bica hafi yabo. Ese ko abantu bishaka ko umuriro w'amashanyarazi kuko byaba ari byo byaba byateye no nkongi y'umuriro aho kubera babona ko ari umuriro w'amashanyarazi. Ese nk'ubu ngubu hari ikintu muri busabe leta cyangwa n'abanyamuryango uyu ni wo muriro wakomeje kwaka Chita!
cyangwa harimo ababa bakajya kurangura batangiye basanga ibyabo by'iherere dore mwasenya kino gice bigatandukana muri modoka irara hano harimo dinamike yo guturika mwabaza muve hano nyine muve hano imbere ya hano genda mve imbere ya hano genda nk'uko mubyumva ayo nama y'abaturage abantu bapfuye bashije uyu muriro wabatewe n'iki uyu muriro wabatewe n'iki dore batandukanye bino bizu ibyo ni ibibatsi by'umuriro wakomeje kumeza ugurumana waka harimo ibintu by'abaturage byagiye bishya polisi rero imodoka ya polisi nibwo iri kuzizimya ko abantu hari kuvuga ko hapirimo abantu batazi umubare kuba byahiye ntari hafi yaho ndumva mba nahiriyemo nari kujya kugira ngo mvanamo wenda nk'umunzani nk'uduki wari buhire mu ugasanga kiranyoye ubundi uwo mugani ntabwo abantu babaga baryamye bari habo abarara ari aha hasi hari abarara uriya muntu ntabwo yasi